Yitwa Titi Brown, umubyinnyi mwiza ushimishije w'intangarugero hano mu Rwanda. Biragoye ko ushobora kuba uri umunyarwanda ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ukaba utazi uyu mubyinnyi mwiza witwa Titi Brown. Biragoye dore ko yabashije kuba nawe yarwana intambara zikomeye kugira ngo agere ku rwego ubu agezeho, dore ko abenshi mu muziki nyarwanda bagenda bamwifashisha bamubwira ati utuntu two kubyina natwo turyosha indirimbo, ati natwo tuba dukenewe, dore ko abanyarwanda benshi ndetse n'abandi bagenda bamwifashisha bamubwira ati ugomba kudukorera amacalenji ubyina indirimbo yacyo, dore ko abenshi ariho bayikunda cyane, bityo rero bikabasha kuba byakurura abakiriya cyangwa se abafana. Ariko Titi Brown mbabwira ko muri iyi minsi atarameze neza, dore ko yari yabashije kuba yafungwa, ariko ubu yabashije kuba yarekugwa bitunguranye. Ni umubyinnyi mwiza ubona ko abyina yishimye, ubona ko abikora abikuye ku mutima, ariko ntahaburamo za kidobya nk'uko mbere byabashije kuba byagenda mu myaka yatambutse, ubwo Titi Brown yari yafunzwe abesherwa ko yafashe umwana mutoya, ariko babashije kuba bakurikirana ikibazo babasha kuba bamenya ukuri, ariko yaramazemo igihe yabashije kuba yafungwaho, bityo rero agaruka mu buzima bushya, aragaruka ariko arakomeza aravuga ati ngomba gukomeza nkagerageza umuziki cyangwa se kubyina, dore ko tumenyereye ko ibintu byo kubyina ari iby'abana batoya cyangwa se abana bakiri batoya, ariko Titi Brown siko abifata, kuko nawe ni umuntu ufite imyaka itari mike ugereranyije n'iy'abana batoya, dore ko Titi Brown aheruka kuba yagira isabukuru y'amavuko y'imyaka 30, agenda avuga ati Mana komeza undinde, ukomeze ume imbaraga zo kuba nakora ibintu neza, kandi nizere ko Mana uzakomeza kubimfashamo. Ariko uyu Titi Brown nawe nk'uko mwabashije kuba mwabibona, besito we Nyambo babashije kuba bakanyuzaho baratwika. Ese wowe uribaza ati se ubu baba baratandukanye? Ariko biragoye ko abantu bakundanyeho bidashoboka kuba batandukana burundu, dore ko ubwo yari mu kiganiro na Murindahabi Irene yabashije kuba yamubaza ati se wowe iriya nkuru ivuga kuri Nyambo Ngaranuka uyivugaho iki? Nk'uko yabashije kuba yatangaza ibintu byatunguye abantu, yaravuze ati kuri iyi si nta muntu nari nahura nawe uhumura nkawe. Ati rero ibyo bihuha bagenda bavuga ati ni agatwiko, ni entertainment, ati ni ukugira ngo bibonere ibyo bakeneye, kandi nk'uko uwari wabivuze bakekaga bavuga ko ari Clash, ariko na Clash nawe yabashije kuba yakisobanura aravuga ati njyewe ntabwo ari njye wabivuze, ati kandi nubwo ntaba narabivuze nta zina nigeze mvuga, ati rero ubwo kumbeshera ngo cyangwa se kunteranya na Nyambo ntaco byabagezaho. Titi Brown rero nk'uko yakomeje kuba yabyina, ndetse n'undi muhanzi cyangwa se undi mubyinnyi ukomeye hano mu Rwanda ariwe bita Benda cyangwa se DJ Benda, we afite indirimbo ayifitanye na Diezdora, nawe yabashije kuba
yakora ibintu bikomeye cyane, dore ko ari nabo babyinnyi bakuru dufata nk'icyitegererezo hano mu Rwanda, dore ko bakora ibintu byabo babikunze bishimye, bityo rero bikabasha kuba byabageza kuri byinshi, bikabasha kuba byabafasha, bityo bakanashimisha abafana muri rusange. Rero nshuti twakomeje kubona muri iki kiganiro, mwibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bikugeraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.